Babasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane natwe twese hamwe. Inshuti zacu, iyi ni sheni yacu kandi yanyu, mukurikiraniraho ikiganiro cyitwa Isi ya Bibiliya, kitumenyesha aho isi ivuye n'aho igeze n'aho yerekeza, kugira ngo tutazatungurwa na wa mujinya uzatera, maze abakoze iby'Imana ishaka bazahore witeka ryose, nk'uko umurongo ubikomeje kubidushishikariza unabitubwira wa 17 w'igice cya 2 cy'urwandiko rwa Yohana, havuze ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahora witeka ryose. Tumaze gukora ibice bitandukanye, rero umwanya tugezeho tugiye kubagezaho umwanya wo guhimbaza Imana, kuko byose bifatikanyiriza hamwe kugira ngo bidushyiramo impumeko yo gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo tuzahore witeka ryose. Mbashimiye rero mwebwe mudahwema kutugaragariza ko mudushyigikiye muri uyu murimo, muri iri vugabutumwa. Mwabigaragaje kenshi cyane, kandi mubigaragaza kenshi muri komanteri, mutwandikira, mukanda subscribe. Ndabashimiye cyane abamaze kubikora, abamaze gukanda subscribe. Imana ibahe imigisha mu izina rya Kristo Yesu. Nabyo ni umurimo wo gukora iby'Imana ishaka kugira ngo tuzahore iteka ryose. Nawe utarabikora, ndagushishikariza kudutera inkunga no gukandaho kuri subscribe. Nta kindi bisaba no gukandaho kugira ngo dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Karibu, shalom shalom, shalom again. Ndi umukristo, zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ndi umukristo, hora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ndi umukristo wo mu mutima, kuva ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ndi umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe ngurwa mu byaha. Ndi umukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ndi umukristo, ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu. Nituba hamwe nzahoranesha, mfite umugaba n'umwami Yesu. Nituba hamwe nzahoranesha. Ndi umukristo, ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu. Nituba hamwe nzahoranesha, mfite umugaba n'umwami Yesu. Nituba hamwe nzahoranesha. Ariko ubundi banze nkubaze, abantu benshi bagira ikibazo gikomeye, bakavuga bati ngo ubundi ubukristo cyangwa se umukristo ni iki? Hari igihe rero
numva nifuza ko ako kantu wabanza ukakambwira ubundi umukristo ni iki, cyangwa se ubukristo ni iki, ubundi byaje bite, byakomotse, abantu nabo bose bafite icyo kibazo nabo matsiko, ubundi babisobanukirwa bate, babisobanura bate, ubundi byumvikana bite? ijambo umukristo, ubwo nuvuga ngo ijambo umukristo ryaturutse he? Ryaturutse he? Yego, ryaturutse he, ryaje riti? Ijambo umukristo reka turebe, reka twifashe Bibiliya. Yego, byaba byiza kurushaho. Niyo shingiro rya byose. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yego. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 uhereye ku murongo wa 19, cyangwa ariko iryo jambo umukristo turarisanga ku murongo wa 26. Haravuze ngo amubonye amujyana muri Antiokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero bigisha abantu benshi, kandi muri Antiokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Ahangaha kwitwa abakristo urumva ko byabereye muri Antiokiya. Antiokiya ni umujyi uri mu burasirazuba, mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Siriya, bikaba bituranye n'umupaka wa Turukiya, mu majyepfo ya Turukiya. Igihe mu isi ya kera, igihe Alexander Rogra amaze gupfa, generali witwa Seleucus Nicator wa mbere, ni umwe mu bajenerali bane nyine bagabanya ubwami bwa Alexandre amaze gupfa, aguye i Babuloni. Wenda kubadukurikiye ku isi ya Bibiliya mu bice byatambutseho, ukora iby'Imana ishaka zahoraho iteka ryose, ubwo bagiye ubwo durera ko tugendana. Alexander amaze gupfa, bane mu bagaba b'ingabo bafashe ubwami babugabana. Seleucus nawe ari mu bafashe igice kinini. None amaze kwigarura ubwami bwa Cassandre, nawe ni umwe mu bajenerali ba Alexandre. Amaze kwigarura ubwami bwa Cassandre, Seleucus yashinze umuryango wa cyami w'abaseruside. Uyu muryango wa cyami w'abaseruside muri Siriya ukaba wari ufite icyicaro nyine Antiokiya, ku mujyi uyu Seleucus yari amaze gushinga. Umujyi wa cyami w'abaseruside ni Antiokiya. Ashinga n'icyambu cya Serukiya. None uyu mujyi wa Antiokiya waranzwe n'abanyabwenge benshi, ariko ubwo bwenge buturutse mu Bugiriki. Abagiriki bari basanzwe biyumvisha ko ari abantu bazi ubwenge cyane, bakomora ngo ku kigirwamana cyabo Zewu, kuko ikigirwamana Zewu cyari cyararongoye umugore ngo waturutse ku mazi yo ku mubumbe wa Saturne. Niko babivuga. Ni nako historique y'Ubugereki imeze. Uyu mugore akaba yaraturutse ku mazi yo ku mubumbe wa Saturne. Noneho ubwo bangurikiye ku gice kibanza kivuga ngo mbese abantu gukenyuka kuba mu bantu, mbese koko kwaba guturuka ku mizimu ibana n'abantu yaturutse ahantu hatazwi. Kuri icyo gice niko kivuga, ubwo ugikurikiye byumva neza. Noneho uyu waturutse ku mazi ya Saturne ngo yabyaranye na Zewu, abakomoka rero aho ngaho mu rubyaro rwabo kuri Zewu, ngo nibo bakwirakwirije ubwenge mu Bagiriki, barabahanga. Mwandi bagamba barabahanga. Niyo mpamvu Ubugiriki ngo bwagaragaza ko aribo bahanga cyane. Rero uyu mujyi wa Antiokiya wari wuzuye mw'Abagereki benshi rero b'abahanga. Noneho ubu abaziza akarengane k'itorero, kakorwaga itorero,
ubwo bari bamaze gutera Stefano amabuye urabyutse Stefano areba mu ijuru bamudundibuye akavuga ati ndabona ijuru rikinguye bamudundije akuzura umwuka wera Imana ariko haleluya iki gihe rero Stefano amaze gupfa abitorero barahizwe cyane benshi baratatana abitorero bahungira muri Antiokiya bageze muri Antiokiya nta kindi bakomeje baravuga ati ntabwo twahagarika nubwo tuzizaga yarengane ariko ntabwo twahagarika umurimo tugomba kubwira abantu kuko iby'Imana ishaka ari uzahora witeka ryose Imana ishimwe haleluya bakomeza no kuvugwa ubutumwa bwiza ngabantu benshi barihana nababagira iki bari muri Antiokiya nabo bumva ubutumwa bwiza barashungera bakira Yesu barizera ngo bwari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu barizera muri uko kwizera rero izo nkuru ziragenda zigera i Yerusalemu urabyumva inkuru zigeze i Yerusalemu ko muri Siriya mu mujyi wa Antiokiya ngo kwakira Kristo byazamutse ku rwego rwo hejuru yabi Yerusalemu boherezayo Barinaba ngo ajye gutata ayo makuru aragenda koko atata ayo makuru asanga ubutumwa bwiza bwazamutse ariko haleluya amina Barinaba afatanya nabo ngabo bari kuvuga ubutumwa aravuga ati nimubwira abantu rwose kuko ari iby'Imana ishaka ari uzahora witeka ryose yemwe mwabagira kimwe mwari mwize ko muri mwe bw'abahanga mukumva ko izina rya Kristo Yesu ntacyo rivuze izina rya Yesu rifite ububasha birakomeye haleluya amina Mana yanjye we ariko utararengaho buriya Kristo nkuko urumva baramyaga ikigirwamana cya Zewuni noneho kugira ngo bumve Kristo uwo aje gukiza ibyaha by'abantu ubundi babyakiriye bate cyangwa se yabasobanuriye ate kugira ngo bashyikire kureka Zewu bakurikire Kristo kubera byari biherekejwe n'imirimo n'ibitangaza byasutswe n'umwuka wera umwuka wera bibafashagamo noneho n'imirimo n'ibitangaza byakorerwaga impumyi zigahumuka ibirema bikagenda ibipfamatwi bikumva abagira icyo ravuga ati ibi ntaho twigeze tubibona bituma nabo bizera uwo Yesu none rero ubwo Barinaba rero afatanya n'abitorero babwira abantu kuko iby'Imana ishaka ari uzahora witeka ryose kubupfumu n'ubugirwamana n'ubukonikoni bitazatuma bahora witeka ryose bituma bizera rero none muri icyo gihe Barinaba amaze gufatikanya n'abitorero ngo aza kujya guhiga Sawuli ajya kumuhiga ikupuro ikupuro ngajya kumuhiga ngo bafatikanye kuvuga ubutumwa amubonye ngo baramanuka bajya Antiokiya bamara y'umwaka wose uwo mwaka wose nta kindi bavugaga babwiraga abantu bagwete yemwe nimwihana dore ubwami bw'Imana buri hafi kuko ari iby'Imana ishaka ni uzahora witeka ryose haleluya kuko ari iby'Imana ishaka ni uzahora witeka ryose umwaka ushira bari kubwira abantu ngo nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi kuko ari iby'Imana ishaka ni uzahora witeka ryose aho muri Antiokiya uwo mwaka wose bahamaze niho abantu rero bakuriye izina ryo kwitwa ngo aba ni abakristo Imana ishimwe cyane ubu natwe turi abakristo ariko tutararengaho ngaho hari akantu gato nshaka kumbwira nubwo se bareba bavuze ngo bagiye guhiga Sawuli kandi mu mateka bizwi ko Sawuli uwo nguwo yajyaga yica ubwoko bw'Imana bagiye kumuhiga byaragenze gute ndaza gutegura ikindi gice kikubwire neza reka ndaza gutegura ikindi gice kikubwire neza reka dusoze iyi ndirimbo abadukurikiye nabo nayo namatsiko ayo namatsiko nayo basigane amatsiko twagiye ngenda umukristo dumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mwisi ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru ngenda umukristo gakondo yanjye iri mu ijuru ku Mana Data nzaribayo ntanimiruwo abaho bose baguwe neza nzaribayo ntanimiruwo abaho bose baguwe neza
njye ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, umva nduwe n'Imana Data. Njye ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Njye ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, umva nduwe n'Umwami Yesu, kinyibagiza ibyago byose, umva nduwe n'Umwami Yesu. Njye ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzagira ihirwe ngiye mu ijuru. Imana ishimwe. Haleluya, ntabwo tuzongera gupfa, haleluya. tuzahora iteka ryose iri jambo tunezerewe. ravuga ngo ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. Ariko uyu murenge aravuze ngo umukristo ngo maze nintumirwa ngiye gupfa. Kuki hajemo gupfa? Kandi ijambo ritubwira ko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. None uyu murenge akavuga ngo maze nintumirwa ngiye gupfa. Ntabwo ukugupfa k'uyu mubiri, umubiri uzasinzira. Wavutse wavuye mu nda y'umugore azapfa kubera ko afite ingaruka. Uyu mubiri urakatiye, urwa rukiko rwo muri Edeni bwa ngo kuko ubikoze no gupfa uzagira ute? Uzapfa. Uyu mubiri rero urakatiye. Ariko nubwo ukatiye, umukristo we naho yapfa azongera abeho, kuko yacunguwe n'amaraso ya Kristo. Niyo mpamvu mwene data nshuti yanjye ngushishikarije kandi guhamagariye kuba umukristo, kugira ngo ku iherezo rya byose ubwo iyi si izaba izinzwe nk'umwitero, uzahore witeka ryose, utazahura n'urupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Uri data wa twese mwiza, haleluya, uri Imana yacu, uhimbazwe ko ukomeje kuturinda twebwe na bene data bakurikiranye isi ya Bibiliya. Komeza kubana nabo kandi natwe ubane natwe, imbaraga n'imbabazi no kugirwa neza bitwome none iteka ryose. Amen. Ufite igitekerezo cyangwa inama watugira, wadusanga ku iyo nimero y'isi ya Bibiliya kuri WhatsApp, ukaduhamagara ukatugira inama, ukatugira n'igitekerezo mu izina rya Yesu. Amen. Kora subscribe. Amen. yanandika muri comment, ukandika muri comment uko biba bimeze, akatubwira icyifuzo n'icyo ashaka ko twakongeramo cyangwa se ikibura muri comment, yari yabyishyiramo nta kibazo. Hapo ni sawa. Shalom.